Eri, waramutse? Kanizere ko uyu munsi waje witeguye ko ari exami kandi ukaba ibintu byose bisabwa wabyujuje. Nta kibazo, ibintu byose ndakeka ko nabyujuje, niba ariko hari ibyo nibagiwe sinzi ubwo uraza kumfasha kubyibuka. Okay, reka nizere ko uyu munsi waje wambaye iniforume, utigize bya bindi byawe by'ibirara byo kuza sinzi ibintu wambaye, kandi ukaba uri umunyeshuri mwiza witeguye gukora ikizamini cya leta. Hicu ubwo uranzanye, ubwo uri kubona ntambaye iniforume, none si uko n'ibintu nambaye, none nagiye mu isoko nagiye gusenga se, nambaye iniforume ibintu ukumbaza ntabwo mbizi, kandi nditeguye neza 100% ibintu uri bumereze. Ho, ako yari agaciye munani ukazagira akazwa n'ubusa, kuba nkubaje ko wambaye iniforume se, kuba yambaye nyine nabibonaga, kubera ko nzi ko utajya basereye na rimwe. Ubwo nukomeza umujinya wawe no kuvuga nabi, ikizamini cya leta sinzi niba uragishobora. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Niba icyo kuri barahejuru sha, niba hari n'inkota wahasize, ibintu byose bigiye gukemuka. Mbere na mbere kabanze nkubwira amabwiriza agiye kwitabwaho muri iki kizamini cya leta. Ibwiriza rya mbere riragira riti: nta kintu na kimwe wemerewe kwinjirana mu cyumba cy'ikizamini, kandi niba ari igipapuro haba ikindi kintu cyose cyatuma nkufata nkahita nkuca umutwe, wemerewe kugisohora. Ibintu ukureba hari hejuru hari ibipapuro cyangwa ibyo wanditseyo, wafata ingazi ukurira ukajya kubisiba, kuko ningufata ndahita nkukanda intoryi. Rica ngo nkandike nta dupapuro na n'ibintu nanditse. Ibyo bwiriza rero ngewe ntabwo rindeba kubera ko muri ibyo nta na kimwe ifite. We tondewe ntabwo njya nkwizera, ariko ntacyo reka tubireke. Ibwiriza rya kabiri riragira ngo ntabwo wemerewe kureba ku ruhande, kunyeganyeza intugu cyangwa kunyeganyeza akabuno, cyangwa ukareba ku rupapuro rwawe paka ikizamini kirangiye. Oya rwose pe, ibyo ntabwo bishoboka, no si ibintu n'ibinanira ntabwo ndi bubaze, ngewe ndareba ku ruhande. Na kimwe cyanjye kiriho supaguruse, wapi ntabwo bishoboka. N'intugu zanjye ngomba kuzinyeganyeza ndetse n'amaboko. Ikibazo cyananiye ngomba kureba ku ruhande nkabaza nka Thomas ibintu arabizi, ninamubaza se ngiye byananiye. Oya rwose ibyo ndabihakanye. Umva ntabwo ndi kukwinginga, ibyo nutabishobora urasohoka ujye gukorera hanze cyangwa ujye gukorera iwanyu. Amabwiriza turi kuguha nayo twashyizeho, niba ushaka gushyiraho ayawe ureba ahandi hantu ujya kuyashyiraho cyangwa ujya gushinga ishuri ryawe, kandi nakomeje. Ibwiriza rya gatatu riragira riti: ntabwo wemerewe gusiba cyangwa gusiribanga. Uraramuka ubikoze urahabwa 0 yihuta. Ibyo bifatwa nko kopeza cyangwa gukopezwa. Niba wasubije igisubizo menya neza niba ari cyo, ko nyuma ntabwo uri bwisubireho. Wanditse ikitari cyo ngo ugiye gusiba igihindure, urahita uhabwa 0 y'umuriro. Oya rwose teacher, ibyo ntabwo bishoboka. Niba nayo nanditse igisubizo mbere asanga si cyo, nkibuka ikindi cyanya cyo nyuma, ni guturanga ko nisubiriza igisubizo kandi nakibonye. Ako nta karengane rwose. Abanyabugambo aho ngaho se, ninde ukurenganyije wowe? Urabura kumva ibyo bari kukubwira ngo bari kukurenganya, urongera kuvuga ubusa, amanota araba akuvuyemo. Reka tujye ku bwiriza rya nyuma, naryo rihatse ayandi, biragusaba kugira ngo uryumve neza. Ndakuraye teacher, ibyo ntabwo binyuze mu mucyo pe, ni ugupyinyagaza abanyeshuri, ntabwo mushaka ko dutsinda. Byose buriya ni ibiki uri kuvuga? Amategeko yanyu niba ari n'amabwiriza ari kumbongamira ngewe. Turize ikizamini nikirangira uraza gushyira amabwiriza yawe, kandi rikakomeza kuntera umwanya. Ibwiriza rya nyuma riravuga ngo ikizamini kiramara amasaha 3. Numara amasaha 3 utarangiza gukora ikizamini cyawe uragitwara, gira abo wakoze araba ari ibyo, nta zindi mpaka. Umutwisumbya pe, rwose ibi ntabwo byumvikana. Ni gute urafata ibintu nize imyaka 12 byose ngo ushaka ko mbikora mu masaha 3? Rwose teacher muri kutubongamira pe. Exam yanyu mwayikorera, nenswe biramara nk'umunsi wose cyangwa icyumweru, none ngo ni amasaha 3. Sha Eri, wendi ko mufite akabazo mu mutwe. Cyaba kizima rero nuko bagufata bakagutwara indera, bakabanza bakakwigisha isomo y'ukuntu umuntu yitwara, kuko ndi kubona ibi bintu utaraza kubishobora. Yewe we teacher, urakoze gutuma tsindwa, ariko ibi ngibi si uko biri burangire mwa.